ngaba rero nibo bagiye kubara barahangaha bo gufasha ya mirimo y'ubuhinzi. Urabona n'inzu ntabwo iruzura, bari abafundi ndabona bagenda gake gakeya. Turetse bambwira ibintu byo kubaka rya nk'uko bisobanukiyemo. Ndashaka ko muzasubira hirya iri iwanyu iyi nzu yuzuye neza. nta kibazo. Twamaze kuyifunga neza urabona ko hari atarafungwa n'ibiki byose. Ntabwo se shere, urabona nta hantu bazi n'ahangaha babona icumbi n'ibintu byo kujya gukodesha batarabona n'agafaranga no kubafatira byasaba izindi mbaraga. Ntabwo twabatiza kirakuma ko ariyo bakaba bibereye hano iwanjye se akaba ariho baba. hari ikibazo se abakozi bawe n'ubundi aba ni abasore nizeye, umugabo w'amahane n'inshuti yanjye yarabakoresha, basanzwe bazi akazi. Nta basore b'inyangamugayo, ntabwo ari ba basore b'ibirara, baba baje mu kazi nta kindi kibazo. Sibyo nk'inzira oya nta kibazo kabisa. Azagenda nawe tubona gahoro gahoro, ni umubyeyi nawe arabibona kandi natwe turi abahungu beza, ntabwo tuzabana nabi natwe. kuba rero kiriya cyumba bakiberamo nta kintu byaba bitwaye rwose. Bene bakoze neza cyane. ntacyo bintwaye gusa. Mbese nibo mwabanaga i Kigali? Aba ngaba n'abavanye ni hafi ya Kigali ariko ntabwo ari Kigali ndani. Urabona hari ahantu Kigali se wana hano bahinganye ariko ni mu nkengero za Kigali ahari. Urabona nka za Butamwa na za Shyorongi nabo kubikorera ibiraka. Njye ndabona wigoreye gusa pe none mbona bameze nka ba Karoli n'Imana. Aya kanga wawe ukishe. Urabona Rutayisire ameze nka ba Karoli wagira ngo barya batarya simbizi. Uraza kubibona rega wikirirwa ujya kuye mu cyumweru kimwe. Aba ndabizeye ngenda nyizana ahantu bakoreye uburyo bashyira umutima ku murimo bakashyiraho imbaraga. Ndabizi ntabwo napfa kuzana abantu batari buze kuzana impinduka n'iwanyu. Nababwiye ko ari inzu irimo kuba ibyumweru bibiri igomba kuba yuzuye. Ikindi wenda hari aho ntabashije kugera, azatsindagira gake gake agenda habereka hafi birimo ashaka ko musiga mutunganyije. Nshaka gutera ahantu, nshaka gutera urutoki, azandi nshaka gushyiramo ibintu by'ibishyimbo. Ubwo rero ni ukugenda mugize gute nzabasubiza no kubyo bintu akazi kose tukagize tugashoje. Ndumva rero wabamenye se hari ikindi se karakazo bakabayemo hari ikintu byatwara. Ibyo ni ibyawe ndetse n'undi ko ari wawe ari wowe hategeka ari wowe ugomba kugenda ibihabamo. Reka reba bisubira mu mirimo baraba bateruye amatafari hano hirya bayegeranya kugira ngo imvura itongera kurengagira bashyira ahantu tubasha kuyatwikira neza. Basore ngari ni mugende mwe mukora mu kanya ndaje. Urabona hano ni naberetse muyigize ku rukuta ku buryo urabona hari ahantu hari umugeni umanukamo amazi tuze kubona ukuntu tuyatwikira neza. Yego nta kibazo. Sawa Hano ari umujyi Bruno bariya abantu kugira ngo bamaze nk'umwaka batoga kundi zo nyine bataniye na binanga niba bakuruhije uvana iyo yose ngo urabazanye ngo baje kunkorera. Musara noneho ibintu bibaye kuri Rugema araza kuba yabikizwa n'iki kubera ko ibyo yaragize ibanga bigiye kuba byajya ahagaragara kubera ko Rugema yerekeye hariya mu mwabiriya bice by'icyaro agiye kureba we umugore we wa gatatu ariwe mama Iribagiza. Ariko twamaze kubona ko Rugema ibyo bitaraza kuba byamugendekera neza kubera ko kamarade na Emile babashije kuba bamukurikira baramuherekeza bamugeza mu cyaro aho mama Iribagiza ari. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane bigiye kuba hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Rero nimba nawe wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu jya hasi muri comment wandikemo amena kubera ko tutari twiteze ko kamarade na Emile baraza kuba bakurikira Rugema, baraza kuba bamenya aho mama Iribagiza ari. Urumva ko rero ari ibyishimo gusa kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza uri kandi aho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza yuko tugiye kugenda turebera hamwe ibigiye kuba byaranga episode igiye kuba yakurikira kubera ko ari ibintu byiza cyane
bikomeje kugenda bigaruka muri no filimi yacu Inzira y'umusaraba. Se wowe urabona biraza kuba byagana hehe kuri ibyo uyu mugore mama Iribagiza araza kuba yaboneka se cyangwa kamarade na Emile baraza kuba basubira inyuma batamubonye? Byose turagenda tubirebera hamwe akantu kamwe ku kandi bigiye biranga iyi filimi yacu Inzira y'umusaraba, kubera ko ari ibintu byiza cyane. Turagenda dukomeza kurebera hamwe aho twagiye tubona ko Rugema ndetse n'uyu mugore Nyirantambara ibyo bitari bimeze neza, kubera ko Rugema yaturutse mu mujyi agiye hariya mu cyaro. Mwari mwamaze kubona ibintu byari bimaze kuba mwaruno rugo, kubera ko uyu mugabo Rugema bari bamufatanye n'uriya mugore mama Kanyana hariya muri kiriya cyumba cye, mwa kiriya cyumba cya Nyirantambara. Urumva ko rero ari ibintu byari bitangaje cyane kuba Nyirantambara na Fabiola bari bihishemwo hano mwa kino cyumba. Rugema akaza akagira ngo bagiye mu mujyi nabo bagiye gutembera, ariko icyamutunguye nuko yari amaze kuba yatereta uriya mugore mama Kanyana bagiye kuba baryamana. Ariko ibintu byababayeho ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko Rugema yari arimo avuga amagambo y'uburyarya ryaryo umugore mama Kanyana, kubera ko yari amujyanye mu cyumba cya Nyirantambara arimo amubwira uburyo Nyirantambara ndetse na Fabiola bamubangamiye. Ariko nyuma twahise tubona ko Nyirantambara yaturutse inyuma y'irido ndetse na Fabiola avuga ati nibyo nakubwiraga, buri kimwe cyose Rugema akora narabikubwiraga ugahakana, singaba noneho turabifatiye. uri kumva ko rero filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, hagiye kuba hazamo ibindi bintu byiza cyane. wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa na video tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, yuko tugenda tubagezaho ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye. Mwumvishe ibintu tumaze kugenda tubonamo kandi byiza byakomeje kugenda bishimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira. Ese wowe waba wakuyemo irihe somo ko iyi filimi igenda itambukamo n'amasomo? Rero ni byinshi cyane turagenda dukomeza kugenda turebera hamwe aho Nyirantambara ndetse n'uyu mugabo we Rugema ibyo bitari bimeze neza, kubera ko Fabiola yagiye avuga ati ugomba kuba wafata urushinge ukajomba Rugema ku kintu cye kugira ngo Rugema atazongera. Ariko Nyirantambara ntabwo yigeze yumva ibyo uyu Fabiola yari arimo amubwira, kubera ko Fabiola ashaka kuba yateranya iyi miryango, nawe ashaka kuba yahana Rugema mu buryo bukomeye cyane, kubera ko yari avuze ati fata urushinge ugenda umutera kugira ngo atazongera kuba yaguca inyuma n'umunsi n'umwe. Ariko Nyirantambara ntabwo yigeze yumva izi nama, kubera ko Fabiola yari arimo amushuka nawe ari we ntabyo wakora ari umugabo wawe. Rero yanze kumvira zino nama abwira Rugema ati iyo ubona mama Kanyana ushaka kuba mwaryamana ukamujyana mu cyumba cye, ko turabizi neza ko uri umugabo we, ariko sinanze ko mwaryamana, ikibazo ni uko mwanze mu cyumba. Rero urumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kuba Rugema noneho yari yemeye kuba yasaba imbabazi uyu mugore Nyirantambara, kubera ko Nyirantambara burya nawe yumvaga ikosa Rugema yarakoze. Ikosa Rugema yarakoze ni uko yarazanye uyu mugore hano mwa kino cyumba cye kandi nawe afite icyumba. Rero Fabiola we ntago yakozwaga bino bintu, kubera ko Fabiola yamubwiraga ati wowe ugomba kuba wahisomo Rugema ntazongere kuba yaguca inyuma ugafata urushinge ukajya ugenda umujombagura. Ati Nyirantambara ngende nzanirwa rushinge umujombagure. Urumva ko rero uriya mukobwa Fabiola nta mutima agira, ashaka kuba yakora ibintu bitari byiza cyane hano muri ino filimi, kubera ko yari ashaka kuba yahana uyu mugabo Rugema kandi yihanukiriye. uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha. Se uri Fabiola wakora iki cyangwa uri Rugema wakora iki? Rero ni byinshi cyane tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe, ni byinshi turagenda tunakomeza tubona, tutari twiteze ko biraza kuza hano muri ino filimi. we jyaho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi Inzira y'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima, kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandi kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko mwagiye mubonamo ibintu byinshi biragenda biranga iyi filimi kandi biri kugenda bitungura abantu benshi bari kubasha kuba badukurikira. ubu turi kugenda tubona ko Rugema ibyo byari birangiye kuri ino nshuro, kuba Nyirantambara ndetse na Fabiola babashije kuba bamufata uyu munsi. Rero ntabwo ari byo byabashije kuba byaranga filimi yacu Inzira y'umusaraba, kubera ko hari n'ibindi bintu byinshi turaza kuba tugenda turebera hamwe kandi byabashije kugenda bishimisha abantu babasha kuba badukurikira kuri ino nshuro, kubera ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu, itangiye kuba yaza
hazamo ibindi bintu tutari twiteze kugenda tubona. Se mubona ibyanyu na Ntambara ndetse na Fabiola bizaherera hehe? Kubera ko Fabiola yari atangiye kuba yashuka uyu mugore ngo nyina Ntambara afate Rugema amutere inshinge kugira ngo atazongera kuba yamuca inyuma n'umunsi n'umwe kuri mugore Mama Kanyana, kandi twamaze kubona ko Mama Kanyana kumva ko filime yacu rero iri kugenda iryoha dukurikije ibintu twagiye tubonamo bikomeje kugenda kuba byanezeza abantu benshi. Kuba kuri ino nshuro Rugema yari amaze kuba yatongana n'uyu mugore nyina Ntambara ndetse na Fabiola, agafata umwanzuro utari mwiza wo kuba ahunze hano mwa runo rugo, agafata igikapu agapakira akaba arerekeye. Rero nta handi yaragiye mu cyaro, yaragiye kureba wa mugore we wa gatatu. Twamaze kubona ko umugore wa gatatu wa Rugema ari Mama Iribagiza. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane ku bantu bamaze kuba bareba episode yarangiye, mwamaze kuba mwagenda mubonamo ibintu byinshi kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bamashije kuba badukurikira kuri ino nshuro, kubera ko Rugema mu gihe yaragiye mu cyaro ntabwo yigeze agenda wenyine, kubera ko kamarade na Imire bamubonye baramukeka umuntu wari ufashe igikapu arimo yerekera inzira z'ibyaro, kandi bari barimo bashaka Mama Iribagiza. Nabo uri kumva ko rero bari bakwiye kuba bakerekera kuri Rugema, kubera ko Rugema abitsa amabanga menshi. Bamaze kuba bamuvumbura ko ari uza ahantu Mama Iribagiza ari, rero bamukurikiye paka bamugendaho ahantu hose yakataga, bagendaga bamukurikira. Ariko ibintu byaje kurangira bibaye byiza, kubera ko byaje kurangira Rugema ageze kwa Mama Iribagiza aho yamusize mu cyaro na kamarade na Emile bakimuriho. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba kamarade na Emile bamaze kuba babona aho Mama Iribagiza ari. Ni ibintu cyane byagakwiye kuba byakishimirwa n'abakunzi ba filime INZIRA YU'MUSARABA, kubera ko twamaze kubona ko filime yacu itangiye kuba yazamo ibintu biryoshye cyane. Kuba Iribagiza kimeze kuriya, kuba Iribagiza atarimo ararega Rugema, atarimo ashaka ibimenyetso, nuko yari arimo agishaka mama we. None kuri ino nshuro filime yacu itangiye kuba yaryoha, kubera ko Mama Iribagiza abashe kuba yagaragara aho yihishe, aho Rugema yamuhishe, kubera ko twamaze kubona ko Mama Iribagiza nta kintu na kimwe yibuka. Rugema yabashije kuba yamuha umuti utuma atibuka buri kimwe, kubera ko yitira ko ari n'umugabo we batarigeze bakundana. Urumva ko filime yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane. Kuba Rugema ibyo bigiye kuba byarangira, nimba nawe uri kubona ko Rugema ibyo birangiye, mvugira ati Rugema ibyo byarangiye aho hasi muri comment, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza kuri ino nshuro, kubera ko filime yacu igiye kugenda izamo ibintu byinshi kandi tutari twiteze ko turagenda tubona. Amase wowe ubona biraza kuba byagana hehe? Rero kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, none ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo iyi filime, kubera ko ni ibintu byiza cyane biri kugenda bibasha kugenda biyiranga kandi bikomeje kugenda binezeza abantu benshi babasha kuba badukurikira, kubera ko filime yacu burya ntago twari twiteze ko biraza kuba byazamo kuba Rugema kuri ino nshuro arabasha kuba yafatwa amabanga amaze iminsi abitse, kubera ko yari yarayahishe n'umugore we ndetse na Fabiola. Ntago iri banga bari barizi ko afite undi mugore wa gatatu mu cyaro kandi bafitanye n'umwana, kandi tumaze kubona ko kamarade na Emile bamaze kuba bamuvumbura. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Rugema ataraza kubona uko yiregura, kuba Rugema noneho agiye kuba yajyanwa mu nkiko, kubera ko twamaze kubona ko uriya mugore nta kintu na kimwe yibuka, nta nubwo yibuka ko afite abana Iribagiza na Rurangirwa. Ariko twamaze kubona ko atabawe n'abantu bagira umutima, yuko twamaze kubona ko kamarade na Emile aribo babashije kuba bavura Iribagiza kuva bwa mbere, bamushakira umuti utuma akira, yuko twari twaramaze kubona ko na Iribagiza nta kintu na kimwe yibukaga, yuko nawe uri kumva ko rero yagiye mu maboko mazima. Kuba Mama Iribagiza amashije kuba yabonwa na kamarade ndetse na Emile bya bibandi bitarahagera, kubera ko twamaze kubona ko Rugema yohereje amabandi mu cyaro ngo ajye kuba yarinda uriya mugore, kubera ko yari atangiye kuba yakeka ko kamarade na Emile bahagera bakaza kuba batora Mama Iribagiza ndetse cyangwa Iribagiza na musaza we. Rero nibyo Rugema byamuteye ubwoba, bituma ashaka abantu bagomba kuba barinda uriya mugore. Ariko kuri ino nshuro ntago bibashije kuba byacamo, kubera ko Rugema ni nkaho ariwe wijyaniye kamarade na Emile aho Mama Iribagiza ari, kubera ko bari bamukurikiye buri nzira agenda anyuramo yose. Mwagiye mubona ko yarengaga bahinguka inyuma kugeza ubwo igihe bageze hariya kwa Mama Iribagiza. Rero uri kumva ko filime yacu itangiye kuba yaryoha, kubera ibintu turi kugenda tubonamo. Ese wowe urabona biraza kuba byagana hehe? Kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, narangiza dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza dukurikije ibintu turi kugenda tubona. Wowe watangamo ikihe gitekerezo kuba Rugema kuri ino nshuro abashije kuba yafatwa
abashe kuba yakerekana ahantu mama Iribagiza ari kubera ko bari bamukurikiye nyine kugira ngo babashe kuba babona ibyo Rugema agiyemo kubera ko bamaze kubona ko Rugema adapanga ibintu byiza. Se waba agusigiye irihe somo? Jya hasi muri comment rero ubashe kuba wabitubwira yuko ni byinshi cyane tugiye kugenda tubonera hamwe kandi hari na byinshi turagenda tugarukaho twagiye tugenda tureba muri episode zagiye zirangira kubera ko bari ibintu byiza cyane kugenda twiyibona. Ni byinshi cyane turakomeza kugenda tubonamo byagiye bibasha kuba byashimisha abantu benshi. Twamaze kubona ko uriya mukobwa Iribagiza noneho kuri ino nshuro yari yemeye kuba yakora ubukwe na Cyusa, ariko babanje kuba babona mama wabo. Niyo mategeko yari ari kugenda aha uyu musore Cyusa. Rero Cyusa yari yifuje ko bahita bakora ubukwe mu gihe mama Iribagiza ataraboneka. Iribagiza na Cyusa bagahita bakora ubukwe bw'igitaraganya kuri ino nshuro kugira ngo babashe kuba babana, ibintu babashe kuba babikura mu nzira, baha umwanya Sylvie ndetse na Rurangirwa ngo nabo bahite bakora ubukwe. Ariko mwumvishe igisubizo Iribagiza yahaye uyu musore Cyusa kubera ko yamubwiye ati ugomba kubanza kuba twashaka mama tukabanza tukamubona, ntabwo nakishimira gukora ubukwe narabona mama ahantu ari. Uri kumva ko rero filime yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane kuba Iribagiza atangiye kuba yatekereza ku mubyeyi we ahantu ari, kandi twamaze kubona ko Kamarade na Emile bamaze kuba bamubona. Uri kumva ko rero filime yacu igiye kuba yajya ahantu noneho hatangiye kuba haba heza kubera ko Iribagiza na Cyusa kuri ino nshuro bagiye gukora ubukwe kubera ko twamaze kubona ko mama Iribagiza abashe kuba yaboneka kandi yabashe kuba yajya mu maboko mazima, afite n'umuti wabasha kuba wamuvura kubera ko atibuka ko afite n'abana. Uri kumva ko Emile na Kamarade baracyafite akazi gakomeye cyane nko kuba bashakira uriya muti utuma uriya mugore yibuka mama Iribagiza kugira ngo nawe yibuke ko Rugema ari umuntu wamuhemukiye, Rugema atari umuntu mwiza cyane, Rugema abashe kuba yajya mu mategeko kubera ko Rugema ibintu akomeje kugenda akora ntabwo ari ibintu byiza cyane, ntabwo ari ibintu byabasha kuba byashimisha abantu bakunda filime INZIRA YU'MUSARABA. Rero niba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandaho nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo iyi filime INZIRA YU'MUSARABA kubera ko ari ibintu byiza cyane tugiye kugenda dukomeza kugenda tuboneramo hamwe kandi bikomeza kugenda biraza kuba byanezeza abantu benshi baraza kugenda badukurikira kubera ko twagiye tubona ibintu bikomeje kugenda bihinduka hano muri ino filime kubera ko tugiye tugenda tubona ibintu tutari kwiteze ko turaza kugenda tubonamo hano kubera ko Iribagiza kuri ino nshuro noneho agiye kuba yasangwa n'ibyishimo ndetse na musaza we kuba mama we abashe kuba yaboneka kandi akabasha kuba yabonekera ahantu heza kugiye kubera ko Rugema ari we wari wigiriyeyo agiye kuba yamureba. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane bigiye kugenda biranga iyi filime yacu, bigiye gukomeza bigenda biranga. Se we hari igitekerezo ufite wifuza ko cyaza hano muri ino filime INZIRA YU'MUSARABA ukurikije ibintu wagiye ubonamo n'inama mama Cyusa na Musazawe Yicuza bakomeje kuba bagaragaza hano muri ino filime kubera ko twamaze kubona ko papa Cyusa yari arimo agira inama Iribagiza ndetse na Cyusa n'uyu musaza wa Iribagiza n'uriya mukobwa Sylvie, arimo ababwira uburyo bagomba kuba bakitwara kubera ko Iribagiza yari ashaka kuba yakihorera kuri ino nshuro, yari ashaka kuba yakihorera kuri Rugema ariko yari amaze kuba yabishyira ku ruhande. Rero Cyusa we yari arimo amubwira ati Rugema dushobora kugenda tukamwica kugira ngo tubashe kuba twakora ubukwe neza, ariko papa Cyusa yavuze ati ntago ari byo kuba mwagenda kuba mwakica uriya mugabo Rugema, ahubwo mugomba kuba mwamutwaza gakeya kugira ngo abashe kuba yaba mwamuneka neza, abashe kugenda abereka ahantu ababyeyi banyu bari. Uri kumva ko filime yacu igiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane kuba Cyusa yari afite umujinya, ariko kuri ino nshuro ukabasha kuba wagabanyuka kubera amagambo bari bamaze kuba bamubwira. Se we ni irihe somo iyi filime yabigusigiye ukurikije uburyo wagiye ubonamo iyi filime yuko twagiye tubonamo ibintu byinshi kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi, kuba musaza wa Iribagiza nawe yari ashatse kuba yakora ubukwe n'uriya mukobwa Sylvie, ariko ni ibintu byabashije kuba byagenda bimushimisha kubera ko kuri ino nshuro Iribagiza yari amaze kuba yavuga ijambo rizima ry'uko we na Cyusa kugira ngo babashe kuba basezerana ari ukubanza bakabona mama wabo kugira ngo azabatahire ubukwe. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane biba bikomeje kugenda bigaruka hano muri ino filime. Nimba tubashije kuba twagerana hano tukiri kumwe, akaba hari ibitekerezo ushaka kuba watanga hano muri ino filime, jya hasi muri comment ubashe kugenda ubitugezaho. Nimba hari
hari n'inyunganizi ushaka kugenda utubwira yuko ino filime dukenera abantu batanga ibitekerezo bya nyabyo kugira ngo bibashe kugira abandi bafashe, kandi hari n'amasomo menshi abasha kugenda yitambukamo dukurikije ibintu twagiye tubonamo, wabasha kuba wagenda ukuramo isomo rikomeye cyane, kubera ko kuri ino nshuro Rugema ibyo bitagenze neza, kubera ko kuri ino nshuro amaze kuba yafatwa kubera ko yaragiye mu cyaro kureba mama Iribagiza. Abantu twarebanye episode yarangiye mukabona ko Rugema ibyo bitagenze neza kubera ko yabashe kuba yavumburwa ahantu yaragiye. Kamarade na Emile mwamaze kubona ko bari bamuriye inyomeko, urumva ko ari ibintu byiza cyane biba bikomeje kugenda biranga iyi filimi yacu. We icyo usabwa no gukanda hano subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa, kandi ugatangamo n'ibitekerezo byawe dukurikije uburyo twagiye tubonamo filimi. Haba hari isomo rikomeye cyane baba bashatse kugenda batwigisha, nuko abantu benshi mutabasha kugenda muyabona, ariko yararimo aho twamaze kubona ko Iribagiza ndetse na Cyusa we ibyabo bo bitangiye kuba byamera neza, kubera ko bari barimo bajya inama y'uburyo bagomba kuba bakora ubukwe ndetse na Sylvain uriya musaza wa Iribagiza, kubera ko bategereje ko Cyusa ndetse na Iribagiza bakora ubukwe nabo bagahita bakora ubwabo. Uri kumva ko Cyusa ndetse na Iribagiza aribo bari gutindira Sylvain na musaza wa Iribagiza rurangirwa. Ese ubona ibintu biraza kuba byagana hehe? Rero jya hasi muri comment ubashe kuba watubwira, aho twamaze kubona ko uriya mugore mama Kanyana yari amaze kuba yashikwa na Rugema akamujyana hariya mwa kiriya cyumba cya Nyiranambara bagiye kuba bagira ukuntu bigenza, ariko kuri ino nshuro twamaze kubona ko Nyiranambara na Fabera bari babiteguye, nta gatego bari babateze kugira ngo Rugema naza akabura umuntu hariya mu ruriya rugo arebe uburyo yifata. Ariko mwamaze kubona ko mama Kanyana yabashije kuba yabyitwaramo neza, yuko twari twamaze kubona ko ari Rugema wari ubashije kuba yamushuka kugira ngo bajye hariya mwa kiriya cyumba cya Nyiranambara. Ese mubona ibintu biraza kuba byagenda gute? Rero ntugende udatanze igitekerezo cyawe cy'uburyo wabonyemo